Rukaragira amabye kandagira inda ujye usubiza hasi. Nta muntu ukize utagira icyo yakira, nta n'umuntu ukennye uruvuga ngo sindiye kuri Nexus TV. Unuvuga ngo niba ndiye kuri Nexus ndajya no kuyindi ngenda kuyindi ngera mu rugo saa 3. Jim rakaje Jim nkora neza ibiryo. Indimo tarabura nakomeye. Twageze kurwana se. Nabonye umukino twarikine akankobita. Yakameze nk'umuntu wihebye. Uruvuga ngo ngiye ibiryo ndiye muri uyu mwaka. Cyangwa muri aya mezi. No kuvuga ngo wageze nk'ikibazo kiba ngombwa ko katera nk'ikindi cyo kibazo nka Covid ntago sohoka. Byibura nabigendera amezi 5. Haguze siporo ni z'Abanyamerika. Izi no kuvuga ngo zigorora inzoka zo mu nda. Kandagira amabuno neza, kandagira umugongo, zamuka. Wabonye ka kamaro ka bya biryo. Uruvuga ngo kano tuganire ngaramye. Urabona iyo waje gukora siporo wariye ibiryo bifite proteine. Nongeye kubasuhuza n'umuhungu wanjye Kabinox nk'ibisanzwe ni kuri Nexus TV official. Nongeye bazaniye wa mugabo mwakunze muri benshi bita Nyamabondo. Nyamabondo ni karibu turakusakira. Estare n'ubundi hanga ni mu rugo ubu ni nk'ubwa kabiri ngarutse nzahora nagaruka. Bafana bajye mu nkunda kandi mu nkurikirana no kuvuga ngo niyo cano ya mbere noneho injanye kurira muri alimentation. Ibiryo ntabwo ariko ukuntu babyita nabangiye kubeshya. Icyambere zo kuri kurya ubwo bimeze gute bakwakiriye neza cyangwa? Oya banyakiriye neza ngo uvuga ngo meze nk'abantu mu ngoro yo kuyivuka. Kuko uvuga ngo ikarite niyo nakuriyemo nyirizina ubundi. Iyi ngiyi hano Nyakabanda tayari. Akuvuga ngo hano hubatse inzu. Yego. Kira ari aparitse container. Niho habaga station. Akiri ka station gato bitaga kwa Gisimba. Oya bayitaga Stipag. Njye nabagara hakurya hano muri Karabaye. Hano hakurya muri Karabaye bitaga kwa Kamuzinza budu. N'abantu babo bose nari bazo kujye naratuye cyane hariya. Bubakuye umuhanda nararebaga rero. Kuvuga ngo iyi quartier nabayemo kera ndagira iyi quartier nayibayemo ndagira ihene. Ariko wa mupapa we kajye wirira n'ukuri ikiryo cyarakugobotse reka dore ni asubundi zina Nyamabondo ryavuye. Bararimbatije. Bandese. Kuvuga ngo no bita Manase. Ubuze mwabaga muri kurya akabona umubiri uri kuza wowe umubiri wawe. Iremo inara narya no kuvuga ngo dufite timu ugezemo barakubatiza. Ubu ni ukuvuga ngo bakubatije Nyamabondo izina none tuvuga ni kandi korere noneho n'iryo bondo riza cyane narikunda. Ubu se ko mbona ubuhereye ku bintu birimo ibintu by'amayoneze n'ibiki n'ibisarade n'ibifiriti kandi nzi ko ugiye gukora gasiporo ubu recuperation mbere yuko ryo kosora abanyarwanda ba mbere bakora. Ugiye kujya muri siporo urabanza ukarekipera. None kuvuga ngo bimaje kurya none bya bintu ugiye gukoresha muri siporo ibyo ushaka ko bisohoka. Rozane kujya muri siporo nariye hagasohoka iki. Kandi muri siporo umuntu gabanza akanywa amazi ubundi kurya agafata recuperation nyuma. Uzanywa amazi wumva utari ubu kuntu uzongera. Uzi ko utari ubone ibiryo bakuza kunywa amazi. Aze ko wagira ngo experience urayifite ubundi wayimayeho. Nge narafunzwe mana no kuvuga ngo nzi ibintu byose. Abantu narabamenye. Bura nta muntu ukunda undi. Umuntu akunda umuntu kubera ibyo afite. Akoze kari byo. Aze kucya bakene n'abantu bagira babakunda. Se ntibakundana ubwabo. Abwo bakundana gute se ubwabo kandi bose bakennye. Se ntiwajya gusura umukene mukaganira mukishima niyo mwanywa icyo gikombe kimwe cya mukoro kugira ngo mujye mu kabari mujye kunywera 100 kandi hari abakene bari hariya babuze n'icyo kurya. Shamane mwe ubuse iyo nagaragara handi mwari kuzamenya. Ubuse ibi bintu tumare wenda mugiye kuna mu cyakugira nta muntu urimo gucaracara hanga ngaho muhamagaro bimwe. Abango ne mpamvu kubura ku isi. Nta muntu utagira nta ku isi muri bano bantu bakize. Nta muntu ukize utagira icyo yakira, nta n'umuntu ukennye utagira icyo atanga. Ariko ushaka kuba mu cyiciro uva mu kindi.
iyo uri umukire nta jambo ugira. none se ko mperuka kumbwira ngo ubundi amakuru ya Nzovu ko nzi ko ari wowe ujya umenya amakuru yiwe, noneho ko namuheruka bimeze bite? Yarembye muri iyi minsi baramusananiye. Yarwaye ibiki se kandi noneho ubundi ko nzi ko ahorana vibe nk'izawe mutajya mupfa? Yajyaga avuga ngo ntabwo ajya arwara, none yarwaye. Harya ngo nta mwana w'ibwamurwara? Ni ukuvuga ngo Nzovu afite n'ibibazo. Ari umugore umeze nk'uwisezerano, bamujyanyeyo ejo abura ibyo avuga. Ari ya indi bita yanda bita mama Queen w'ikihebe, barahuye aramusomera avuga ko yamutoraguye arwaye n'ibiki. Urumva rero nyine bari birebera. Yakamwana we yarabuze. Reba mu saa 9 za nijoro ngo nimuhe 2 ndaza mumereye nabi. None se yabonye telefone Yakamwana? Inomero yanjye yize mu mutwe. Ibyo kujya muri Amerika ahora yivugishwa n'abizashoka. Muri Amerika sajya y'umwanda. None Trump yanagiyeho birayivugishaga. N'abazima barimo bararira nanze kuriye. Ese ubu ni Nyamaboko wigirira peti, ubu no mu rugo ujya ubasha kwitegurira icyo akurara cyangwa ntabwo njya nteka. Naba ngiye kubeshya. Uruvuga ngo sindiye kuri Nexus TV. Uruvuga ngo niba ndiye kuri Nexus ndajya no kuyindi ngera mu rugo saa 3. Ubu se nukora gasiporo bigashiramo nta kandi kantu uri gutemo. Oya ahane ngiye kurya ndarya. Nose ubundi mu rugo bimeze gute? Mu rugo ho ntago madama ajye yongoza ngo nta mugore ngira. Navuga usanga yaragiye. Ubu nawe uravuze ngo uba ufite indangamirwa tayari nka ngera kujya mbijyamo. Kuba ngo bera bimana kujyamo n'umurengo. Nose madama byagenze gute? Nyine baramfunze anarwa kwihanganira ibihano arigendera. Ubwo gahinda wagakijijwe n'icyo depression kuvamo zigwasize umuntu ugasanga yarigendeye. Yagiye nkiriyo ntabwo yagiye naraje. Ariko uko byagenda kose naba ka depression kabura. Byari ibintu nize. Gusiga umuntu tujye tuvugisha ukuri. Uzi gusiga umuntu uzi ngo ugiye ahantu ugiye mu gihano ugiye gukora icyo gihano uragarutse ubuza umuntu wasize mu rugo uzi ubwo urumva depression itazamo. Namushatse akuze agenda akuze. Uvuga ikintu cyose utagira cyihinduraho ugomba kukirengagiza. Nuvuga wito bisabira inema. Icyo umuntu agomba gukora cyo ugomba gukora cyane kugira ngo we atazabona warabaye imbwa. Tuzanye narabo umusitari none ubona baye umusitari. Ubuzo bwo umaze kuba umusitari ntasigaye kwifuza ntajya guhamagara ngo baye ntajya guhamagara afite umugabo w'umusore yantimbura. Uzo uwo musore wakubasha ninde n'ukuntu ngana koko. Uzo ukuntu areshya. Amaze nk'abere mu wishe gahino. Akoze ikiryo cyarakugobotse kwe. Nta bana mwari mufitanye se? Turabafitanye abana, dufitanye abana 2. Ni nabakuru mwiga mu mbere secondaire. Ariko ndiga mu 3. Ese ubwo umugabo wa madamu wawe niwe ubipevera niwe ushyira minerva ibiki byose? Ni ngewe byose njye bafite. Ese ubwo wamuhaye divorce cyangwa yaragiye? Nari ntarasezerana. 그러면 저기 사회에 있지라.
gutya sindi umurogo yese wabonye ko bya biryo nariye biranemo ndarya ariko nyama ahubwo uri igisimba we ntabwo ari ubusimba umuntu amara kurya agahita ajya muri siporo ahubwo ni ukuvuga ngo buriya niyo mpamvu abanyarwanda mutajya mugira kuvuga ngo umuntu ageze muri siporo afite ibyo yarekipeye hari ibyo agiye gusohora umuntu akajya muri siporo atanariye ariko kino kintu nacyo kiraremereye reka ngabanye none gikoreshe nyine none se umaze kurya ariko ni ukuvuga ngo umuntu ahera ku biro bike uko amaraso agiye ashyuha agahita yongeraho ni esprit banyina numva bavuga ngo ni esprit ngo bahita basubiza ngo mesha mesha gute niko mbyumva nyine abantu bakora gym ubwo gute ukora gym ako kantu kabuta kazi baravanga esprit ngo mesha harya ni iki mesha we numva ngo ni imbwa mu gifaransa ariko ubwo sinzi ahantu byavuye abandi bakora siporo bakora gym ngo indigende none wewe ugiye amashaka indi yagiye yongera oyaze egara nuvuga ngo ntabwo nakora siporo kugira ngo nanuke mukora siporo kugira ngo ahumeke neza none urashaka ko inda yiyongera ubu ni ukuvuga ngo uvuyemo hano ugahita ubona akantu ushyiramo ka byeri wahita unagamo nta kibazo ni vuba vuba ubwo zo wazava za stroke gute ubu ntuzarwara stroke ugasanga bikuguye nabi urasenga ugapfa waterekera ugapfa wabyumvisha ubu ntabwo wakora budomino ni ukwikorera akaboko gusa na budomino ndazikora nuza ni paka budomino bimwe byanyu bya kera byo kuryama hanga nuvuga ngo abazungu bawe barabyoroheje cyo koza ngi urantunguye kabisa mbese ko nta mutrain uba uri kukugira cyangwa wowe ubizi ibyo ukora wese wabiyoberwa ubu uzi icyo umubiri wawe ukeneye kabisa urumva ngiye kubikora byose ndajya no kwigara yego ngo ntamanuka ndanyonga ugiye kuba mico rero bana ariko sha wabimenye we Titi Brown na Nyambo nabo bashwanye oya se kandi nzi ko bafite ubukwe ahubwo vuba ahangaha ubukwe haciye wambaye mitsutsu yararize nk'umwana amaye mwakuze ko ntakiba mu Rwanda yes waza mitsutsu yarafite mu ruhare yarayanguriye na byere ebyiri yarayanguriye byere ebyiri ubu noneho tugiye ku kagare oya mwebwe nimungurikire ngewe rega ibise iki kira kandi ibiro ndi bushobore ntago kimitana ibyo ni ibiro 20 yashyize ibiro byinshi mu ibiro ni 20 ugiye kuri 25 wowe itonde wowe size ukuntu ubwo meruka ha byose ni gutya esprit ikiri uvuga ngo niyo gituma indikomera undi uri none ko bagore kizana amabuno ku bagore kizana amabuno ku bagabo indigakomera azubwo n'ubwiyo nda igituma wisayidira Nyamabo kwirwana uze shaka umugore yagukunda niyo wamutera kose kwitawa ko yakira gize kikunanira ariko kiba kiremereye kino kiri ibiro byinshi none ukaza nkwereka dutambuka no hirya cyangwa nkufashe ugashireho ibiro bike mitsutsu yarize sha ariko ramarana abanyari nk'ayingona cyangwa wasanga ari we wagize ari we watumye urugo rw'abandi rusenyuka rutaranabaho ariko ntabwo bigeze bakunda buretse ko burasa si kwaro kwiryanira gusa kandi ngo bari ababesto ibintu biriho rero ni byinshi kino kinkururire gutya mufashe cyo cy'icumi nyikureho kikureho mpfe gupeza 40 na esprit kono baryama gutya akagira gutya Nyamabo nyamara bya bintu ndabona ari ibyo byawe ahubwo ubu uzimba no ngo 6 pack igiye kuza yandura yirukanye ntabwo mwakongera kumpamagara yandura yirukanye abundi Nyamabo ukora gym nka kangahe mu cyumweru gym rakaje gym nkora neza ibiryo ubu none se uyu munsi wabyiyongoje gute ni channel yanzanye uravuga ngo Nexus TV niyo uzeni Kanyamundo tumukoresha gasiporo ako ubu maze n'igihe siporo hano ko rwo meruka naje gukora siporo
cyane sura ko ibyo byinshi mbizi se ndabona ahubwo mugani nta n'umutrain ukeneye oya nawe aha niba harya hano bigenda bite hano aho ngaho ubwo si kwa kundi bapfukamaho gutya bakajya bakurura ako kanuze nyine abudomino byose aha se ko gutya se oya erega nanjye ndacyari umwiga nyamabondo ntabyo nzi kagaka niba ari gute simbyibuka hano cyangwa ni ugufata turiya dupeti puwa ugaterura turiya nabyo byashoboka mitusereze nk'umwana ngo yewe mitutsu oya nuko abagiye nk'umutumirwa filime se yaziraga akabahata mukomediye wa mbere sha nuzisubira mu bakomediye ba mbere mu Rwanda aho njye numva atari shyashya pe azi ubundi ko ameruka Mitsutsu nawe ngatera ivi ubwo yaba yatandukanyije niwe waba watandukanyije Titi yariteye kwandiza yariteye kwandiza abonye amafoto bapostinga ngo Mitsutsu yateye ivi yariteye nde uwa mukobwa se ndamuzi ubwo nanyize ngo uramuzi kuko munasangira umbwiye ngo yakuguriye byere ebyiri nimugoroba Mitsutsu yazintayemo ni gutyara reka da ubwo ni ukuryama amabondo nawe mbwambwiraga ngo urabizi ndabona biri oya no kubanza kureba ko urashaka kubanza kureba yuko inuza gitameneka ariko nandangiriza iyo story ya Mitsutsu na Nyambo nanone Mitsutsu yarize ngo yiwewe ngo Nyambo we ngo ntuzi ngo ntazagutwara umutima ase Nyambo uzuko buriya ubundi wowe ndimbati nta kintu mufana inde wowe na ndimbati nuko dusa gusa wajya muri impanga reka ntabwo ndi impanga na ndimbati ariko gifura ndimbati ariko zikari mukuru mane mu myaka se ndimbati n'umusaza mu myaka arakuruta ariko nawe uramurusha ibondi ndimbati ari buranakomeye twageze kurwana se nabonye umukino twakinnye akankubita nabwo bwa mbere nibwa kabiri nigaragaye kuri kamera ifite amashusho meza none uravuze niyo mpamvu uri guterura ibyuma urashaka kuzajya gusubira kumujurira twari dufite returu ariko nayo muri iyi minsi yarakonje buriya ndimbati afite umugore mutoya ufite nk'imyaka 23 wa wundi babyaranye impanga ze oya afite undi mwiza byahataye wisezerana oya tabawundi usezerana ko ari umukecuru agana ndimbati ubwo nturusenye ntabwo kandi bo barabana bose barabana n'umugore baraza abagore babiri noneho akayo makuru ku kimba ntayo mfitera babayeho neza ubwo wifuza kubaho nk'ubwo buzima bwe ubwo buzima bwe urabwifuza kandi bati bwo kujya uhindukira hano na hano narabibonye ibintu twebwe abantu dukora ubwo ari nk'umuntu wifuza kubaho nkanjye cyane kandi hagaze ukuntu mbayeho nabi nanjye kuba najyaga nifuza kuba nk'abana basitari ba Yaka ba Nzovu n'umwe bita Isa mwari waririmbanye na Yaga ngo nayago nyogaye ariko mbagezeho mana yaravuze temba nk'abo mba narapfuye ariko uko biri ubayeho neza kurusha uko wabubonye uko wabasanze no kuvuga ngo barabatipe bafite imitekerereze nta n'umuntu waba barusha amafaranga ko bino bintu bigira amafaranga ariko bagira imitekerereze iri hasi buriya uzi ko ari nk'igihe tujya gukorera kuri Tekira efiriya iminota 8 umuntu akayivugira 20 iminota 8 kandi ubukorera abantu byibura nka 5 si ijana none utekereza kuba ufashe ijana nka Yaka ejo bundi ari umudesipora wari wamuhaye amadolari 100 ariko n'imbere y'Imana yamamagaye mu gicuku arambwira ngo Nyamabo ndavuga ati karame kuko narijye ntinze kubera match ya Man City na Paris Saint-Germain nako nagakoresha urumva noneho ngiye kumva numva kuba umuntu abatangiye gusezera mu bya bitose byo mu rukerera abaramamagaye ngo Nyamabo ndavuga ati karame ati se ni esprit uyangabanyirizaho kino cyane nakiriye urumva byakaze ndavuga se wowe uri murambaza iki ahita abwira iyo ndaye bari kumwe ngo niwe unyishyurira abantu ngo itone muvugisha uko wazi nomero yanjye mu mutwe baramwe ngo Nyamabo ngo mfashe umpe 2 ndavuga se ko ntabyo mfite arambwa ati we ntabwo ujya ubura amafaranga ati ntabwo ujya mu ndaye uravuze ubwo ni ukuvuga ngo we ibiceri byose abonye byakoreye ako kanya ni mu ndangamirwa shana imbere y'Imana mande ariko tekereza umuntu kuba gwaye amadolari 100 hafi mu 120 bayaguhe turi kumwe bayaguhe turi kumwe mu gicuku kamaguru ngo ni nguhe 2
ari ikibazo niyo mpamvu nta terambere rero reba kuba uri umusitari udafite ahantu bahawe mani wigenga urumva biba bitababaje ijana ugahita urinywera umunsi umwe nuko utareba ikiganiro cyari gikozwe nijoro ku muntu umwe dukorana bari basuye mani ngatanga bitatu nawe kabitanga ari uko induru zavuze bitatu byo guhaha kandi afite abana bane ubwo se inama wabagira nk'iyi nka garafurire wabo ikigaragara no mu myaka wenda nuba ruta cyane ariko wenda nka nzovara kuruta ariko se nka yakabura bamugiriye inama ni ukuvuga ngo yakabura tujya kungana ariko ni ukuvuga ngo nzovu ikosa rya mbere akora agenda mu kigare cya yaka kandi yakameze nk'umuntu wihebye buriya ni ukuvuga ngo yakameze nk'umuntu uzapfa ejo wabyumvisha yakaniye kugira inama ubu no kuva bamwangira kujya muri Amerika ubu ngubu depresiyo si depresiyo siyo mpamvu ubona ayo mafaranga ejo bundi kuri kwa turakora akazi akatumenera ibiryo yivuruguta nuko atazi nyine umumaro w'ibiryo ubuze ubu yabasha guterura iki cyuma atariye mane bari abatipe umwanya munini bamara mu ndangamirwa ubundi izi ndangamirwa ni iki bazikuramo iyo muri kuganira kubwira ko baba bakuyemo iki ni ukuvuga ngo nyine buri muntu buriya agira ikintu cyo akunda ubu ngaho wikundira ibiryo ikindi ikundira ibyo kandi rimwe na rimwe ibiryo ntabwo njya mbigura naba ngiye kubeshya kandi uvuga ngo naho tujya gukora nabo haba hari ibiryo ariko uruvuga ngo bari abatipe umwanya munini bawuha inzoga n'indangamirwa kurenza ibiryo kandi bari kuvanga ibiryo kuvanga ibyo usevinze uruvuga ngo ngiye ibiryo ndiye muri uyu mwaka cyangwa muri aya mezi ni ukuvuga ngo wagize nk'ikibazo kiba ngombwa ko hatera nk'ikindi kintu kimeze nka covid ntabwo usohoka byibura nabigenderaho amezi 5 n'imbere y'Imana ubu mukaba ugiye muri toilette nimugoroba ntubakenera kongera kurya ntabwo umubiri ntabwo ukuramo ibintu byiza ukabisevinga ku buryo ejo bundi ubwo nagiye hano ruguru hariya mbere kwa Makuza hari harimo abazungu baje gupima njya kwipimisha peretasiyo nipimisha sida nipimisha umutima barambwira ngo hose uri muzima ko hari ikintu bagukubitaho ubona baki bana bagikubisaho numva rero kirimo kiranyuze numva bigeze no ku bwonko ndavuga ati barashaka kunyica bahita bavuga ngo uravuze ngo turongere dutangire ntabwo bemeye kumvuga ngo iki kuriho oya ntabwo ni ukuvuga ngo bwari ubuntu bagufataga amaraso bakagufata n'iki bakaguterekaho icyo kintu nyine akaba aricyo ugira gute ukoresha ibisubizo byaje kabisa ndi muzima uri normal noneho biba ngombwa ko ngira ngo barambeshya biba ngombwa ko njya kureba umuntu hano muri Goodrich kugira Goodrich uzukoresha tujyanye nawe uko twabanye hariya ndavuga ati ni mu ndebere arambwira ati nta kibazo ati ndabona uri muzima noneho ubu ngubu uri no gukora agasiporo n'ibyo birwara ntabwo ndagira muri iyo myaka yo kubirwara bya rubagimpande n'ibikirekareka kandi ariko urujya mbyuka mu rugo iyo numva bindimo nkirukanka nkazenguruka nkongera nkagaruka ukajoginga ubu se ukora nka jogingi y'ibirometero nka bingahe burajya nkunda gukina umupira futuboro se ariko kabira nawe ari umukinnyi ukaze nari umwataka ukomeye ataka de pointe nimero 9 n'imbere y'Imana uya haranda arashaje njye ngasira ibitego ngaramye uruvuga ngo urabona meze nka nuzegarutsemo nka Mbappe muri minsi araryoshye ibitego byo bikubita ugaramye zo ukuntu babyita ingarama ni garinci icyo bita garinci nyine mu garinci bwo babye mu Gifaransa twebwe cyo rero bigigerwa cyacu yabaga ari ingarama urumva ariko no kuvuga ngo mu bwebere bintu tubamo bigira amafaranga bigira birakuzirakorwa bigira n'abaterankunga kuvuga ngo nk'ubu ngubu asanga ko akunda umugore abantu baba diaspora bikundira umuntu uwo ugiye ko n'ukuntu umugore arakwandikiye bakubwira ati rwose nyamabona narakwikundiye nshaka ko dukorana akantu nko kuvuga nk'agakisugo kuba namuboro kubera ko ashaka nko kuntamo badutamo rwose arigiye kwaka nimero cyangwa akayaka ahandi akakoherereza noneho ukagura ibyo ushaka
ubwo uzaje nko mu Rwanda ariko manza akantu yavuze utakumvisha ageze nko mu Rwanda mu gahuza yaje se aje ari kuri sayizi ntayirasa noze urumva nakakugira umudesipora kandi yahitangura n'imodoka nkaba ngendamo azubiri nk'ubwo akubwiye ngo muhite mwijyanira nahita nzinga maze na Nyabarongo agerayo nahita njyamo uzabona amashuti maje kujya muri Amerika ntabwo inzara yanyica bayo neza ahubwo akajimu ubu ni ukitabiriye noneho ewana ibyo birwara ari hehe nabyo wiyongoje nko mu cyumweru ukajya nka kabiri cyangwa nka gatatu nta bantu barimo hano barwaye cyane nuko rero kandi we wasanze uri normal abo uruvanga umuntu ukoreshamo hano siporo hariya yarandindaga hakurya niwe ndindaga ruvuga ngo niwe ndindaga avuga ati afande ati ninjire ingome mbwitoze mbanze mbarebere ubu niyo mpamvu muri n'amahome niyo mpamvu nabonye twinjira wamuyambiriye ntago ari uriya undi ni ukuvuga ngo niwe ukoreshamo hariya siporo za gutya nyine izizana amataye izizana ibiki n'iki n'iki na hahandi watunyujije kuri cya cyuma ngo abagore bajyaho bakajya bakazana amataye amanyasha none kuvuga ngo dukate hirya noneho gakeya tugire haguze siporo ni iz'Abanyamerika ubundi iyi siporo yimaze iki ko hariya wagiye umbwira ngo hari izimaze izi ni ukuvuga ngo zigorora inzoka zo mu nda kabwo mbona zagombye kuba zigorora umugongo byose nyine birimo none reka turafite bingahe yewe ubuze si nka 80 byonyine agarara none ngwino nkwereka tambuka nta kibazo komeza gakuramo karambika ku ruhande ngiye kuryama none nkandagiraho ndebera kamera niba irimo kundeba uyu urankandagiraho itonde turebe ngakaragira twumve yego zamuka paka wo zamuka zamuka hejuru kujya ku mabuno zamuka kandagira amabuno neza kandagira umugongo zamuka kuramo inkweto mani kuramo izo nkweto zawe zifitemo ibintu birimo kunjomba zamuka rero sasa rwo kandagira ntacyo kandagira ku bitugu yesa katinde ku bitugu iyi siporo se imaze iki nyabona ituma noroha ongera uvuye mwereka ugira ukarajya nk'uko wakaragiraga ntukaragira amabya kandagira inda zamuka ngavaho yesa none ukuvuga ngo none ugiye kumfasha ugiye impanuka none nkwereka mfata amaguru gutya se nk'uzamura amaguru nk'ungorora nyine zamura subizayo ongera none ujyamo hagati rero igikibuno nkwereka jyamo hagati aho ica nk'uwicaraho se nk'uwicara ku kibuno wicaraho undeba hano ruguru gutya ureba ruguru noneho zamura kino gituza cyanjye ujya usubiza hasi subiza hasi zamura subiza hasi zamura subiza hasi zamura subiza hasi zamura subiza hasi none bikona ku maguru rasa sasa uhindukiye gutyo ureba hepfo
usubiza hasi zamura ngarekera aho ngaho noneho kamwereka utundi noneho noneho mfatira ku maguru hasi ku maguru aho yafata akabudomino ibyo wigize ngo ntujye ukora siporo turazikora ye wabonye ka kamaro ka bya biryo uruvuga ngo kano tuganire ngaramye urabona iyo waje gukora siporo wariye ibiryo bifite poroteyine uruvuga ngo iyo uje gukora siporo wageze ni ukuvuga ngo ugira ibyo usohora n'ibyo usigarana ni ukuvuga ngo umubiri urangije gukuramo ibyabyo ibindi bigiye gusigara aricyo bita ni uko ibintu bya biyogazi ubiziho biyogazi urayizi biyogazi iyo iva mu mwanda ni ukuvuga ngo urabona iyo umuntu afashe umwanda akawushyira mu kintu iyo gaze imajije gushiramo hasigara nk'ibisheshe byivanamo bikajya hanze buriya ariko n'umuntu akoze rero ni ukuvuga ngo buriya bintu ujyana muri tuwarete biriya bintu nyine niyo bawita umwanda ya nyamabondo rero ndabona usoje agasiporo yesi agasiporo urumva kakumara iki muri uyu mubiri bitewe na biriya biryo umaze kurya noneho ukaba ukoze agasiporo yesi ni ukuvuga ngo icyambere cyiza cya siporo siporo ntabwo inanura ariko ituma umuntu ahumeka neza yego icyo ni icyambere icya kabiri ni ukuvuga ngo buriya niyo mpamvu imodoka bajya kwimenera amavuta yesi ni ukuvuga ngo nanjye nkoze siporo nko mu nkaba nshyushye gutya ni ukuvuga ngo ibintu biba bigeze neza mu mubiri wabyumvishe nicyo cyiza cya siporo rero siporo ni inanura ariko ituma umuntu ahumeka neza ariko uko hari abajya bajya muri siporo bavuga ngo bagiye kunanuka wowe ntabwo ubyemera oya nuba ujya muri siporo wowe utegereza urabona hari ukuntu umuntu aba abyibushye cyane hari nk'umuntu ubyibushye kukurusha uku nguku ungana barahari akajya kwa muganga akamubwira ngo ujye ukora siporo oya nuvuga ngo rero kubyibuha na siporo ese ubundi ubu ngubu wowe wajya kuri regime njye ntabwo najya kuri regime ntabwo njye najya kuri regime rwose nose kuki utemera ko siporo inanura kandi hari igihe hari abo bayandikira kwa muganga ngo bajye bajya kuri siporo buriya ni ukuvuga ngo siporo kugira ngo bayikwandikire ni uko iyo warwaye bya diyabete ukora siporo kugira ngo isukari igabanyuke cyangwa urubyumva ariko njye nuvuga ngo ntabwo najya kwa muganga ngo babimbonemo byibura nzajya kwa muganga mfite imyaka 50 urabona ko nzovu yatangiye kurwara afite 52 ubwo zurumva njye nageranye ubwo nagiye gukenyuka ntiwamugira inama yo kujya mu kajimu nawe ngo abe fit nk'uko samana bana bantu bamaze igihe muri bino bintu ntabwo mugira inama ngo byemere ni ukuvuga ngo ari umuntu umwe nigize kumugira inama y'imikorere n'imikoranire kuko twari twaranabanye na hariya nkajya njya gukorera iwe ariko bimubwiyeho numva ntabwo yumva yes iyo nama mugiriye yayanze mbibwira undi abikoze biramubabaza ndavuga ati ariko ibyo bintu narabikubwiye wanga kubyumva uriya n'umugore wawe n'umukameramani none ubugira ngo mbigenze gute ngewe wabyumvishe ni ukuvuga ngo twebwe urabona twebwe tuje vuba mu gakino tuzi mba mfite koteti nyinshi mba mfite byinshi nzi utanazi nubwo wowe uri umubosi wabyumvishe wowe n'uvuga ngo bashoye amafaranga ariko rimwe nawe hari ibyo ubuje uzi no kwiga ariko uvuga ngo bano bantu benshi bari muri bino bintu erega ntawe umenya byose nta muntu umenya ibintu byose niyo mpamvu ngiye gukora n'umuntu turunganirana cyane rwose hari nk'umupeti umwe twakoranaga aba mu gipangu arahepfo Rwamara umupeti igihe namusanze ahantu arimo kwirira akantu ndavuga ati jyewe urabonye ukora ibintu mu mujyi nagufasha iki kugira ngo tugire aramwe ngo ntabwo byakunda ngo iki n'iki noneho mu gitondo arampamagara aravuga ati bino bintu ko kwangwe byashoboka aravuga ati byashoboka ati kaze kugira ngo ureko byashoboka dutangirire iwawe n'imbere y'Imana twatangiriye ku isombe maze iminsi mu rugo babyumvisha tuba turagacapye tumaje kugacapa ariko namenye n'uyu muvandimwe turagacapa tumaje kugacapa gakizeho abona karebwe n'ibihumbi 10 abarambwe ati bya bintu birashoboka tuba tugiye gukorera kandi hano kuri Rafiki kaba karebwe n'ibihumbi 24
aramwita ibintu birashoboka twari twajyanye kontara twimvikaniye igihe ibyo twavuganye birangiye ahita amwereza iki nta muntu nk'ubu ngubu tubare hari n'undi ndimo ndazamura ariko we ni ukuvuga ngo ni nk'iy'umuryango maje kubakorera gatatu nagiyeho bwa mbere bwa kabiri njyanayo yaka wabyumvisha ni ukuvuga bino bintu ugiye kubitangira ushaka kubijyana ni ukuvuga ngo nta kintu kirusha amafaranga ariko ugomba kuzana none ufite ubwenge wabyumvisha ndakumva kuvuga ngo bana bantu nanjye ndimo tuvuga ngo nako giye ntabwo ndimo ko ntabwo namaramo igihe kirekire buriya abantu bavuga ngo abantu bagura abaswapu ntabwo bibaho wabyumvisha umuntu akubakira kurusha abaswapu akabaga aho ngaho muri aho ngaho mucaye ubwabo kanya kandi ari ibintu afaburitse umara kurenga bagahita bavaho wabyumvisha abaswapu ni abo umuntu ashaka ntabwo kugira ngo abaswapu nyine kugira ngo nyine biriya bakuvuga uri kuvuga aba subscribers yego nyine yego bariya nyine bavuga ngo bagurisha abantu ntabwo biriya bintu bibaho niba ushaka abantu baza kora cyane wabyumvisha ukora ibyo abantu badasanzwe babona kuvuga ngo bino bintu bigiyemo bisaba byibura gushyiraho akantu buri munsi kugira ngo bamenyereze wabyumvishe hari igihe akambere gafayiringa n'akakabiri n'aka gatatu ariko bino bintu dukoze kano kanya n'ibya fayiringa hari igihe mu kwezi kundi none ukizatumbagira ariyo mpamvu nashyiraho ikiganiro kimwe yaribwo nibangama ntabwo ibangama rero ni ukuvuga ngo abafana mudukunda kandi mudukurikira kuri Nexus TV ni ukuvuga ngo none ubu ngubu tugize gute ibiri n'itangiriro ubu ni ukuvuga ngo none nibwo dutangiye biri n'ubuza no kuvuga ngo biriya twari twashyizeho twajya ngo turebe ukuntu mudufata n'ukuntu mudukurikira ariko ni ukuvuga ngo ubu ngubu tugiye kujya tubaha ibintu byiza uhereye uyu munsi kuwa gatandatu noneho turabatamo dutetse live mu rugo iyo bantu dutetse rero uvuga ngo ndashaka kubatekera iki ndashaka kubatekera igihaza n'ibishyimbo by'igitonore kabere ukuntu umuntu atabitara bene siporo n'iki atarya ibiryo bifite amavuta kandi akarya neza kandi akarya neza cyawe cyawe turabakunda dore nababwiye ko nyiri yicana ni umujene ni umuntu ufite inzobe natere ntabwo yigeze yisiga mu mukandi rero kugira ngo agire gute abayoboke n'abakobwa namwe mwabuze abagabo mugire mukande vuba vuba kugira ngo agire gute akoreshe igikwe cawu cawu